Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha, cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 25 Werurwe 2025 kuwa kabiri iragira iti ibihe byiza cyangwa bibi ntibikagutandukanye n'uwawe. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 318 gushimisha igira iti hose habera heza. Turangiza dusome ijambo ry'Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iburi byarangiye aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha babone amahoro. Kubana kw'abana b'Imana intego yabo ni uguhugurana, ni ugufashanya, ni ukwirinda hatagira kibakomeretsa hagati yabo. Dusome ijambo ry'Imana
igitabo cya Rusi igice cya mbere bere ku murongo wa 6 aravuga ngo amagambo aravuga ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Bukeye hagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Nawomi abwira abakazana be ati, mugende musubire mu mazu y'abanyoko, Uwiteka bagiriye neza nk'uko mwayigiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru, bararira. Baramusubiza bati, oya, ahubwo uzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arababwira ati, bakobwa banjye, nimusubireyo, n'iki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu ndango bazabe abagabo banyu? Bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Rega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru, bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati, dore muka mugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire muka mugabo wanyu. 16 Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo, ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, burya baravuga ngo inshuti nyanshuti uyibona mu byago nibwo iseruka. Akenshi iyo abantu bose bahuje ubuzima, cyangwa se umwe akenera undi, hari igihe habaho kwibeshya, ukagira ngo murakundana, kandi nyamara hari ikiba gituma mukundana atari urukundo nyarwo. Iyo icyo kibahuje kivuyeho, nibwo umwe azaca aha undi agacaha hariya, bagatandukana. Hano twasomye inkuru mu gitabo cya Rusi igice cya mbere 6-22. Harimo inkuru za Nawomi n'abakazana be babiri, Rusi na Orupa, abamowabukazi cyangwa se abanyamahanga. Nawomi umugabo we yitwaga Elimeleki, abahungu be umwe yitwa Maholoni, undi yitwaga Kiliyoni. Elimeleki amaze gupfa, hakurikiraho aba bahungu be. Bibiliya yitwereka nimba hari abuzukuru bamusigiye, basize ahubwo hasigaye abakazana be. Elimeleki n'umugore we, Nawomi n'abana be bakomokaga mu gihugu cy'i Betelehemu y'Ubuyuda. Bakaba bari barasukiye mu gihugu cy'i Mowabu, mbese mu gihugu cy'amahanga. Nawomi amaze kubona ko icyamuhuzaga n'abakazana be kivuyeho, cyangwa se abahungu be bapfuye, noneho we n'abakazana be Orupa na Rusi, amaze kubona ko abana bamushizeho, yigira inama yo gusezerera abakazana be bakisubirira iwabo, bakajya kongera gushakwa. Orupa we arabyemera, arangije aramusoma, arigendera. Ariko Rusi we mu gice cya 6 aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo, ngo ne kugukurikira, kuko uzagwa ariho nzagwa.
aho uzagwa aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Imana yawe Imana yawe izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe, ntihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Rusi ni urugero rwiza rw'umukazana mwiza, umukazana uri special w'intangarugero, wemeye gukomeza kubana na nyirabukwe. Akenshi abakazana na ba nyirabukwe muzi ko baba badacana uwaka, ariko uyu nguyu we amaze kubona ko bigenze gutyo yanga guterana. Nyirabukwe aravuga ngo nzakubaho akaramata. Iyo aza kuba umukazana mubi, bari gutandukana nabi, ariko akomeza kubana nawe no muri ubwo buzima bupfakazi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Imigani 17:17. Hano isomo twakuramo nuko dukwiye gukomeza kubana neza mbere y'ibihe na nyuma y'ibihe, kandi mu bihe byose, mu bihe byiza no mu bibi, mu bukire cyangwa se no mu bukene. Niba umuntu muri inshuti mu bihe by'ubukene, ubukire bwaza mukomeza mukabana, nubwo ubukene bwaza mugakomeza nabwo mukabana. Ijambo ry'Imana rero dufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, turagushimiye kuri iri jambo ritwangurira gukomeza kubana mu bihe byose hatabaye guhindukana. Buri wese icyaduhuzaga kivuyeho, ngo buri wese ahinduke mugenzi we. Duhe imbaraga gukomeza gukundana by'iteka ryose, amen. Mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Bene data mwese bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.